ya kipe yajyaga kugura umukinnyi igahura n'indi bagahurira ku isoko tugahangana n'umukinnyi ku isoko. Uyu mwaka twagiye tugura abakinnyi amandi makipe yastaye turimo turakinisha ababenceri bari bicaye bari bakabange bari bicaye. Uwaguze abakinnyi n'ubatoza bose bakwiye kujyana. Nta bakinnyi dufite, nta mutoza dufite, nta bayobozi dufite, bose bakwiye kujyana. Rangira biracyafite igaruriro kuko turacyafite imikino 20. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport ku ruhande rwabo nuko babibona, ariko Serugaju none imbere muri ekipe ubu bimeze bite? Ejo nabonye President Tade ari kumwe na Gacinya ndawundira kuko ari video nagafashe Rukundo urundi ruhande na Prosper ku rundi ruhande, abagabo bose barebanye match. Niki kiri gutekwa muri Rayon Sport kuko nabo wa mugani wa Iber bagiye guprofita akagahe gagiye gucamo kama ekipe y'igihugu. Rayon Sport Tade iki cyumweru yaganiye n'abakinnyi. Umunsi ko mbona nambara gufite ruga ba Rayon Sport. Ndi kugerageza kukuransa mu mbaraga nyinshi ariko ukagaruka mbona oya singishaka gusunika cyane kubera ikizi kuvuga ntuje nibyo byiza n'ibintu nshobokera simukanya sayicyuzo ikutomoka mu hari inama bakoze n'abakinnyi ejo nyuma y'umukino no mbere muri iki cyumweru iki nyine twashiniyemo nyuma gutsindwa na polisi noneho yaganiriye n'abakinnyi b'abasiniya bamubwiza ese bura muri reba abasiniya ni bande ni nka batanu urebye ubundi harimo Yusudian hakamo Emery Bayisenge hakamo Sermogware Omar hakabamo Safe hakamo na Abedi Bigirimana those 5 ni abakinnyi b'abasiniya kabisa. Abedi yaje muri iyo ntebe nk'umukinnyi nka profile nini Emery we n'imyaka irabimwemerera ngira ngo seniority muri ibarirwa muri club n'igihe uhamaze iyo badahari nyine mupfa kubara experience ariko hari niyo experience bareba nyine bakareba umuntu nyine urwego rwe. So bamuhamirije mu by'ukuri ko ikipe ikibazo gikomeye cyane kirimo ni imitoreze. Baravuga bati ntidutozwa, bati aho tureba tuza mu myitozo bagahita bakubita hari udukona tukanyuramo gake rimwe kabiri agahita avuga ngo tujye muri deka ni kuri amakipe nyine aho gutoranywa denga abafana nibyo twikundira 11 iyo ugiye kureba imyitozo nibyo twashaka kwireba. Mu by'ukuri nta gitojwe mu buryo bw'imikinire. Nayo mpamvu mu mikino itaneruka Rayon Sport ifitemo intsinzi imwe ikageramo draw imwe ikageramo intsinzwi 3. Izo ntsinzwi 3 twazibukiranya Singida 2 harimo Singida 2 ni polisi hakabamo kunganya na Gasogi hakabamo ndetse no gutsinda match imwe ya Kiyovu bahereyo ya champion. So uyu mutoza abantu batangiye kugarura amaso bavuga atari ko subundi ni muri Rayon ari kubona resultat mbi ubusanzwe yitwaraga neza. Hari statistics zitayagahinda negeranyije mu gitondo nsanga Rayon yibeshye kuri Afahami ariko siwe wabivuzeho yihishe mu mutaka wo kwitwara neza kuri match za APR na Rayon. Abantu bazifata nka match ziri kapitale kuko arizo tureba muri sezo ari nazo duha agaciro nizo zitujyana Huye yego zituma abantu bavuga ngo umuntu ushobora kwitwara neza kuri APR na Rayon nta kipe atatoza mu Rwanda ari muri Mukura idafite abakinnyi bakanganye bavati ugagiye muri Rayon yagenda bite. Now dore rero statistics uziko muri match 30 muri Mukura Afahami yatsinzemo match 10 zonyine. Afahami igiteye inkeke kurusha ibindi wavuga ati zo ni match nke ariko iso giteye inkeke. Tekereza ko mu bitego yatsinze ibitego 23 muri match 30 muri sezo. Usibye ikipe imwe yamuhazi yamanutse izindi kipe zose zamurushije gutsinda ibitego byinshi. Indi yamanutse ya Vision banganyije gutsinda ibitego nayo yatsinze 23. Mbyoroheje ni ikipe yari iya 15 cyangwa ya 14 muzatsinze ibitego bike none yinjijwe 22 mu myaka 3 yamaze muri Mukura afite umwenda w'ibitego bingahe 4 kandi afite abakinnyi 3 baje mu ikipe y'umwaka ya champion statistique mu myaka 3 yamaze muri Mukura yakiri imikino 90 ya champion atsinda 36 anganya 25 atsindwa 29
yinjije ibitego 103 atsindwa ibitego 90. dore ikintu kigaragaza ko uyu mutoza rero mu mitoreze ye afitemo ibibazo. tujya muri Zandani. Rayon Sport ku munsi w'ejo yabonye free kick kufra 7. yego ariko izo kufra 7 zatewe n'abakinnyi 5 batandukanye. Nyambika umwambaro w'ubutoza. Ambara coach rwose. kufra 7 abakinnyi batandukanye. Ntibibaho, ni skandali. Ni nko kubona iki kiganiro iminota 30 ya mbere wakiyoboye, 30 ya kabiri akakibara, 30 Samiri nawe ukajyaho. ubundi baravuga ngo ninde utera kufra z'iburyo ninde utera kufra z'ibumoso. Nta kindi kirenze ibyo ngibyo. Bakabije baba batatu muvuga ngo dufite wundi utera neza za zindi zegereye kuri penalty. Bakabije bivuga ngo ibintu ni negociation muri Reyo kuko nta kintu cyo kubitozwa ngo babiganire. Ese ibyo bintu siko byabaye no kuri match ya Police. Ntabwo ngo bameze nk'abantu bahurira ku kibuga. Ni handi Abedi yicara akavuga ngo akakegera ahantu njya nzisendera zimwe. Gruari mukanya kabati yakunaniye nanjye kame. Undi mukanya akaza umukinnyi atariko nanjye kame nkagerageza. Kuri polisi noneho bazikoraga Abedi, abantu bose bazi ko Abedi ari ugiye gutera, ukabona imwe rishara rayiteye. Bakavuga bati wenda ikuri cyara rayiteye. Hakaboneka indi ukabona araje arayisabye kabange avuye muri defense y'ukanga akayitera. Hano kibaza nta muntu utera kufura muri Rayon Sport. Icya kabiri corner Rayon Sport umukinnyi uyegereye ashobora kwifata akayitereka akayitera. Wari we wese. Ni nko kunaga. Ni nko kunaga. Hari iterwa n'uhari. Hari ikintu baba bivuze bino bintu biba bigaragaza yuko umutoza atinjira mu byo bita small details. Ubundi ni gute ikipe itozwa? Ni ukuvuga ngo ugerageza scenario zose zishoboka mu mukino. Ese ni gute na defanda kubona bazinteye mu buryo buvangavanze kuvuga ngo na defanda gute zone, na defanda gute omahome, na defanda gute omahome iri mixed ndetse no ku defanda zone ni mugende kuziterwa. Nge natera kona gute urebe nk'igitego polisi yamutsinze kona babanje gupasanya ni nacyo gitego neza ikipe ya Gasogi yamutsinze. Umukinnyi yirutse aza kuri premier poto amupasa baro ahita yisubiza wari umuhaye wo muri kona barasa n'uyegereje neza ahantu areba izamu arayikaraga ijya deuxième poto umukinnyi aregora bahita batsinda pave. Ni ibintu bigaragara ko imidefandire ye iri weak. Imyatakire rero ibyo mwavugaga ngo ntimwabonaga ikipe ihuje umukino nta kintu wabonaga yakinaga ahubwo Pavera wanavuga ati ya sevinze Reyo yari no kurya ibitego na 5 nuko Gasogi ari ikipe nto yagize kakantu k'ubwoba ko gutinya Reyo ikaba atinya amara nyataza cyane yangaruka ni kansinda. Nisa navuga ko ikirya gitego cya nyuma cyari cyo wenda icyo tukivanze kimisifuri ariko mu by'ukuri rigoga ubona ko icyo kintu nyine twita proper display kugaragaza za swaga kwa gutegeka nta gihari ariko uzikibitera umutoza ibintu akora no kubahatisha. Nawe rero match yashyizemo Aimable ntimwese mwamanye ko yakinnye nabi ariko amushyizemo akuyemo Sefu yarari mu basimbura. Sefu ubwo ni ikibazo cyo kuvuga ngo kuri polisi ngo nawe wananiwe kumnetraliza mediane y'ikipe ya polisi ubwo ngo decision yarayifashe. Musore wari wabanjemo kuri match ya Singida yamushyize hanze yamukuyemo azana cyo kora umwana Paul Singh Jesus wagize urari mu bitego 2 yabya assistinze byombi. Wakwibaza ngo match ya Singida yashyizemo Adama nyamara akuramo Adama ntiyongeye no kumuhereza n'umwanya wo gukina kubera iki yavuze tereka mitamindro ubwo Adama nta kirimo kuva icyo gihe ntaragaruka mu yego na 18 kuri polisi ntiyararimo. Kitoga nigeze amukoresha muri pre-season ariko kuri match ya Singida retour yaramuzanye match igomba kumukarifiya amubanza abatarigeza amukoresha muri akantu nyamara Cheri kumukinnyi wabanjemo kuri Singida match decisive nk'iriya akaba ataragaruka no muri 18 akaba ataraza madam. Nyamara Cheri yakoresheje pre-season ahaga no gusimbura yamuzanye bigaragara ko nta kirimo mu bintu byoroshye rigoga rero. Conclusion simple umutoza wa Rayon Sport ari kubahatisha pe ibintu akora ntatoza ibintu nukureba ninde umeze neza ninde uri fit ninde yakira cyangwa gatajya muri bya mbiri Samiri yavugaga ngo reka mbaho ibyo bashaka ibyo abayobozi nk'ubu kapiteni wa Rayon Sport hagati ya Esudianye na Serumogo uramuzi kandi yari umuntu ni Serumogo ejo simbura bayisoma mu igitambaro kapiteni ni Serumogo ko yagarutse mu kibuga asimbuye batamuhereza burasari. Zandani rero Zandani zihari ntago ari leader ntabwo afite kapiteni ubanzamo urumva ikibazo gihari nicyo kibazo ubundi akenshi kapiteni yakabanjemo yatakaza form nyuma mukazatora undi cyangwa se akaba hari ariko yamugize kapiteni abizi neza ko atazabanzamo cyangwa wenda byaje nyuma kwa kubahatisha nyine ntabwo yitonze ngo bavuga ngo ngiye gutangira season muri Rayon Sport kapiteni wanje n'uyu vice kapiteni n'uyu abakinnyi babanzamo naba abaza ku 18 naba abasimbura naba icyo gihe ntabwo gize ku murongo. Reka twigendere gutya Zandani ziravuga yuko kuko tugomba kuganira ku kipe ya APR umutoza Afahamiya
Rayon Sport we n'umwungiriza we amasezerano avuga ko kugira ngo batandukane bagomba kumwishyura amezi 3 y'umushahara. Ayo mezi 3 y'umushahara akaba ari amafaranga ahwanye n'agaciro ka miliyoni 15 z'amanyarwanda, kuko we n'umwungiriza we buriya babahemba miliyoni 5 ari babiri. Bayahereza Afahamiya umutoza mukuru, akamenya uko ahereza mugenzi we, ntawe uzi icyo bavuganye. We bamuha miliyoni 5, niba muhimwe n'igice, niba muhimwe ntawe ubizi, ariko niko kontra yivuga, murame 5 ndamumenya umwungiriza wanjye. Muri zire 5 bashyiramo na ceri. Ubwo rero bavuze ko ize 5 bashyiramo na ceri gute se ko mu gusohoka. Oya, iyo bazishyiramo nyine bakajya kugabanyiriza. So ariko umwungiriza we ni Feruzi. Uyu Feruzi oya, nuriya mwene wabo yizani. Feruzi ari ku ruhande, mureke ntumushyire muri iyo dosiye rwose. Umutego we rwose ntabwo ari muri iyo gahunda. Feruzi ntari muri iyo gahunda. Ni umutoza Afahamiya mukuru na mwene wabo yizani, n'inshuti ye utanafite n'ibyangombwa, n'inshuti ye Azuzu Lotfi. Hanyuma rero ahubwo ikipe bayihe Feruzi nayito biravuga iki rero? kuri ubu rero Rayon Sport iri kuvuga iti turakora miliyoni 15 kugira ngo twumvikane nawe niba tuzimwishyura cash, nabyemera cyangwa sorry natabyemera ashaka kubyanga bagane ukuryo ashaka bo sorry ashaka gusaba Rayon cash, ariko Rayon ntayifite. Rayon iri gushaka ukuntu banegosia kugira ngo bemererwe ko bazayamwishyura muri instruments mu byiciro, kuko Rayon avuga ati nanke guterura miliyoni 15 tufite n'imishahara tugomba guhemba biratugoye, natwemerere aya mezi 3 n'ubundi ni amasezerano avuga ko tugomba kumwanya imerekeza, wenda tuyamuye muri ayo mezi 3 n'ubundi nka salary twagombaga kumuha. Ibyo nawe wabyemera ku kwezi gufuye tujya tumuhesha ni ibiganiro nyine. Nta biganiro mu kwirukana kandi uri kwirukana. Byitezweho rero ko ngo Rayon Sport ishobora gutangiza ibiganiro na Afahamiya vuba, ariko nawe akaba yiregura avuga rino jambo, avuga ati nyaboneka muzahagarare mu mvugire mw'abanyarwandakazi bati effective iyi squad. Baravuga ko nyitoza nabi, baravuga ko tactique batangiye batazumva, ati irakomeye. Kandi hari abakinnyi bazaga kabirukana ntabemere barubatse ekipa. Nge rero mbibona muri angire ebyiri. None se Afahamiya ntashaka ko bamuhaye akagenda. Ngerigoga nkubwire mu magambo abiri. Zandani ziravuga icyo aragenda arahaguma. Afahamiya nibashake miliyoni 15 bazimuhe iyigendere, gutoza rwose biramugoye. Icyo ndakibona kiranagaragara. Nge niko mbibona. Ato ikipe ntitoje. Ariko nanone sinshaka guhisha Bareyo, mufata ibintu byose ngo mutemereho itaka na effective n'abakinnyi. Wenda pardon, twari kuvuga ngo wenda ngiyatagira ngo kwa yavunikisha umwataka ngo niyo mpamvu wenda atabona ibitego, ariko nta na creya ngo uvuge ngo yabihushije. Niyo mpamvu mvuga nti gutoza kwe biri hasi. Iyo babicreya hakabura finishing, aho navuga ni kibazo no kutagera rutahizamu. Ariko tuvugishije ukuri, hari imyanya Rayon Sport yirebaho nubwo idatoje, nayo ukabona vis-a-vis apana ya Gasogi yiyo Singida tubarera ko yayikuyemo, vis-a-vis y'abandi ba opponent bari kumwe. Polisi bakinnye, Polisi na za APR bazakina nubwo batarakina ngo mutsinda. Nabwo ntago ifite squad ikomeye. Icyo cyo nacyavuga ko mufite abo bita fringe players, mufite class ya kane. Baricara agende. Baricara agende. Nibyo biganiro. Kuko Tadenga abantu bamubwiye muri kare kanama ngo ubyitondemo cyane. Uyu mutozo uraramu kumutindanye international break ikavamo akagaruka kuri touchline. Urabizi neza ko mu gihe kiri imbere muri Sport hagiye kuba guhuza body na nuza na association bagatora urwego rumwe. Yego. Ati abantu bari bakuriye inyuma byibuke na amafani club araba yakuvuyeho, ibintu barabikora ku mutoza, barabikora no kumamuzanye babikwegekeho. Tadeyo ariko niwe uri kubyihutisha ariko. Ati rero Tadeyo kugira ngo uzagire ijambo mu nteko rusange idasanzwe kampani yawe, uvuga ati wa mutoza ntizaniye wazanywe na mugenzi wanjye, sinshaka kwiteranya amatafari sinyashaka nagende namujyanye nabazaniye umutoza ukomeye, ubihereho urobinga nk'umuntu wahinduye ibintu, ukaba wagira ute zitazabonetse wenda na resultat zabonetse bajya guhuza body na nuza na association, wenda fan club zikaba zagutora ukagumana inkoni y'ubushumba mu masegonda make. Zandani yashatse kwirukanira Afahamiya i Dar es Salaam. Zoni Zandani nakuyeyo nyuma ya match ya Singida bakivamo, yashatse kuhitamo barira
amafaranga Cha. ayafashe ku mufuka we nta n'uwavugishije Wazima. ariko baramubwira bati wazima nahita ngenda urumva ngo yari yarakaye cyane uzabaze Nepo bari kumwe Nepo yari ariyo baramubwira bati rero umwirukanye ubu waba umwirukanye binyuranyije n'amategeko nicyo clause iri muri kontra ivuga kubera ko agomba kwirukanwa kubera gutsindwa match 3 zikurikiranye icyo gihe 3 zari zitaragera yaratsinzwe match 2 atsinzwe kuri polisi rero arababwira ati ku match 3 zageze uwamusezerera ko zageze kuko Tadeo n'ubyihutisha kubyo Rugaju yavugaga baramubwira bati reka toze Gasogi turebe wenda niba yahaguruka nk'umutoza mukuru agakora batavuga ngo urabyihutishe cyane kandi abantu banazi kutamwemera wigeze no kumukritika kuri radio rwose wewe umuretse ku buryo n'umwirukana bazavuga bati impamvu yamwirukanye niyi reka bone turi kuri Gasogi Gasogi yanganyije ntiyatsinze no gutakaza amanota rwose mu gitondo nibwo iki gitondo nta Fahamiya ubwe ntacyo yarengejeho bamaze kumvikana ko agomba guhabwa miliyoni 15 akagabana n'umuvandimwe bakigendera akagabana n'umuvandimwe we n'inshuti ye bakigendera ntajye hindutse rwose kimwe kirarangira babirangije basozanyije bari gushaka undi mutoza ariko uribaza ngo barazana nde hano hagati ni ibyo kuzaganiraho mbabarira udaharugaju mbabarira iminota ndagira ngo tujye mu ikipe ya APR Football Club ariko hagati aho ngaho ikipe ya Police FC yatsinze AS Muhanga idakonvenka kuko byasabye ko Ingabire Christian aza mu kibuga umupira Christian Ishimwe atsinda igitego ikipe yitwa AS Muhanga yatambaje umupira Police iribura njyewe nabwiye umutoza agatera ndamubwira nti iyo ugira umuataka ukora diferanse ikipe ya Police umwataka niba ari wowe wakinye kuri match yanjye no wa Muhanga niyo abanyamahanga bagomba kuzajya batanga ebyiri ziriya miliyoni byibura tukaba ari cyo turamura tukabona beza cyo turamura izo miliyoni shano kuri Muhanga umupira wawe wagumaga hagati ariko wagira ngo box ya Police bari babwiye ati muramenye mucire birarurani mugereyo ariko Muhanga ifunze imikino 3 idatsinda batsinzwe match 3 mu kandi bakina neza abantu twari kubabwiraga ngo zose batsinzwe na Police match ya mbere batsinzwe na Gorilla urumva match ya kabiri nabwo batsinzwe ni Gicumbi hari indi kipe yabatsinze ntibafata umwanya cyane kuko tugiye kuhava gusa kimwe mu bintu nabonyemo ni umukinnyi witwa Tresfore niyo nizeye no kuri match ya mbere yemeje abahari za Muhanga aho bita Karikeza nabambwira ngo yabanyira ngo ni Ikeza kagendaga nk'ibirometero ngo bingahe ngo kagenda n'amaguru kagiye gukina umupira nakana gafite imyaka 17 akabinga keza kambara 7 kagahanga narakabonye kakubaganiye bakazanya agasimbuye ariko gahindura ibintu byose nabajije coach impamvu yamusimbuje avuga ko muri iyi minsi ntabona umwanya wo kwitoza ko n'umunyeshuri ngari muri mu wa 5 secondaire rero ntabona umwanya wo gukorana imyitozo na bagenzi be reka tujye mu ikipe ya APR Football Club APR yasezerewe n'ikipe ya Pyramide mu mikino yombi batsinzwe ibitego 5-0 mu mukino wo kwishyura byari ibitego 3-0 byatsinzwe na Mustafa Ziko Ahmed Atefo kwata tsinda igitego cya kabiri ku minota 63 nyuma y'iminota 2 gusa mbese ko kundi batereka umupira bagahanahana Mohamed Hamdi atsinda igitego cya gatatu birangira bityo ari ibitego 3-0 uyu no mukino mu by'ukuri reka mbabwire tutaza kuvuga ngo ngurabona ngo bari guca munsi baca hejuru iyi tombora ikiba twese hano twaremeranya